Igitabo cya Yosuwa. Reka dusubire inyuma gatoya turebe uko inkuru yatangiye n'aho igeze. Imana yatoranyije Aburahamu, muri we havamo Abisiraheli, bajya kuba abacakara mu gihugu cya Egiputa bamara imyaka 400. Mose araza arababohoza abakura muri icyo gihugu, abambutsa inyanja itukura n'amaguru, abakura mu buretwa bwa Farawo. Nyuma yayo bagera ku musozi Sinayi. Bageze ku musozi Sinayi bahahererwa amasezerano n'Imana, bahamara umwaka wose. Imana ibaha amategeko, ibabwira uko bazagendana nayo, hanyuma bakomeza urugendo mu butayu aho bamaze imyaka igera kuri 40. Uru rugendo rwuzuyemo ibintu byinshi bitandukanye, birimo kutumvira Imana kwinshi, birimo kwitotomba cyane, ariko muri byose dukomeza kubona Imana ari Imana ikomeza icyo yavuze ikagisohoza n'aho abantu baba batarabizerwa. Bageze hafi y'igihugu cy'i Kanani Imana yabasezeranije, Mose abibutsa amategeko n'amasezerano Imana yabahaye bakiri muri buriya butayu, akabasaba kuyumvira no gukurikiza igitabo cy'amategeko Imana yabahaye badakuyeho na rimwe. Abasezeranya ko nibaramuka bumviye bakizera bazahabwa umugisha, ariko nibatumvira bazavumwa. Mose agwa aho ngaho, ntabwo yambuka ngo agere mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani. Urugendo rugakomezwa na Yosuwa umugaragu we. Igitabo cya Yosuwa rero gitangirana na Yosuwa atangira urugendo rwo kuyobora Abisiraheli. Reka twinjire muri iki gitabo. Iki gitabo kigizwe n'ibice 4 by'ingenzi, aho mu gice cya mbere cyangwa umutwe wa mbere kugeza ku mutwe wa 5, ahangaha Yosuwa ayobora Abisiraheli akabambutsa Yorodani bakinjira mu gihugu Imana yabasezeranije. Guhera ku mutwe wa 6 kugeza ku wa 12 batangira intambara. Ahangaha harimo intambara barwanye n'Abanyakanani n'amoko atandukanye y'i Kanani. Mu gice cya 13 kugeza ku gice cya 22 Yosuwa bagabanya igihugu Imana yabasezeranije uko imiryango yabiri, nk'uko bari imiryango 12. Guhera ku gice cya 23 kugeza ku gice cya 24 Yosuwa avuga ijambo rya nyuma akabibutsa iby'Imana, hanyuma ibya Yosuwa bikarangiriraho. Reka dutangire neza, duhere mu gice, muri bino bice byose tubijyemo mu mizi turebe bigiye bikubiyemo. Mu gice cya mbere gihera ku mutwe wa mbere kugeza ku mutwe wa 5 Yosuwa agereranywa na Mose mushyashya. Imana ikamusezeranya yuko uko yabanye na Mose ariko izabana nawe, kandi uhereye uwo munsi Abisiraheli bagiye kumwumvira, bakamwumvira nk'uko bumviraga Mose, hanyuma nawe akabayobora. Iramusezeranya utuhereye none ngiye kugukuza mu maso y'Abisiraheli. Yosuwa agatangira urugendo rwo kubayobora. Yosuwa atangira bibutsa kubahiriza no kumvira amategeko y'Imana nk'uko Mose yasize abibasezeranije abibasaba. Mu gice cya kabiri yohereza abatasi kujya gutata igihugu cy'i Kanani. Kuri no shuri ariko bigenda neza, kuko bari abatasi bazana inkuru nziza, ndetse bamwe mu Banyakanani barimo Rahabu bakizera Imana ya Isiraheli bakifatanya nayo. Guhera mu gice cya 3 kugeza ku gice cya 4 bambuka Yorodani. Uyu mugezi wa Yorodani bawambuka n'ibirenge, nk'uko byagenze ku nyanja itukura mu gihe cya Mose, no ku gihe cya Yosuwa niko byagenze kuri Yorodani, uretse ko kuri no shuro abatambyi bahetse isanduku y'Uwiteka bagiye imbere y'Abisiraheli, hanyuma akaba ari bo babanzamo ibirenge byabo bakambuka. Bagikandagiramo amazi yirema ibirundo 2, hanyuma bakambukira ahumutse bakagera mu gihugu Imana yabasezeranije. Mu gice cya 5 Abisiraheli bamaze kugera muri kino gihugu, bibuka urugendo bagendanye n'Imana, bakibuka imirimo Imana yakoze, bakibuka gukomera kw'Imana, hanyuma bakiziza Pasika yabo ya mbere. Ikindi, abagabo barimo bose bagakebwa nk'uko Imana yari yabahaye ko ari cyo kimenyetso kibatandukanya n'andi moko bagiye gusanga. Guhera mu gice cya 6 rero dutangira igice kirimo intambara. Ni igice cya 2 gera ku gice cya 6 kugeza ku gice cya 12. Mu gice cya 6 bigitangira tubona inkuru z'intambara 2 z'ingenzi. Intambara yabereye Yeriko ndetse n'intambara yabereye Ayi. Izi nizo ntambara bagerageza kujyamo mu mizi, hanyuma bakerekana uko byagiye bigenda muri izi ntambara. Izi ntambara uko ari 2 hari icyo twazigiraho. Yeriko, reka bariho duhera. Bazengurutse inkuta z'i Yeriko kuko wari umurwa uzengurukijwe n'ibipangu birebire. Bahazengurutse iminsi
6 ku munsi wa karindwi bavuza impanda, hanyuma ibikuta by'Yeriko byose byikubita hasi birasenyuka, barinjira barabanesha, barabatsinda bose. Aha bitwereka yuko kugira ngo Abisirayeli batsinde bagomba kumvira Imana bagakurikiza ibyo yababwiye, ndetse ntabwo ari bo bari burwana ahubwo n'iri bubarwanire, kuko nta na rimwe ijwi ry'ikondera n'impanda ryigeze rigusha urukuta rurerure rukomeye nk'uko urw'Yeriko rwari rumeze. Ku bandi rero ba Ayi, umwe mu Bisirayeli witwa Akani aragenda agafata ibyo Imana yababujije gufata, akabyiba, yarangiza akabeshya akavuga yuko atabifashe. Hanyuma umunsi ukurikiyeho bakajya kurwana na Ayi, Abanye-Ayi bakabatsinda bose. Yosuwa n'Abisirayeli bakaza bari mu gahinda, bakikubita imbere y'Imana bakayibaza, bakihana bagasobanukirwa ko icyatumye batsindwa ari uko hari uwakoze ku bizira. Hanyuma Akani bamukura mu bandi bakamutera amabuye, arapfa, babakuye ikizira mu bwoko bw'Imana. Umunsi wakurikiyeho basubira kurwana, hanyuma banesha ba bantu bo muri Ayi, Isirayeli itahukana intsinzi gutyo. Ibi bitwereka ko kugira ngo Abisirayeli batsinde nuko bagomba kumvira Imana gusa. Gukora ibitandukanye no kumvira Imana bazatsindwa, kuko urugamba si urwabo ahubwo ni urw'Uwiteka. Mu gice cya 9 haza noneho Ab'i-Gibeyoni. Ab'i-Gibeyoni bo baza baciye bugufi kubera yuko bumvisije inkuru z'uburyo Imana yabanye n'Abisirayeli batsinda abantu bose batandukanye, bakumva amakuru y'uburyo batsinze Yeriko na Ayi, bakaza bakabasaba ko baba abagaragu babo bagasinyana amasezerano y'amahoro. Nubwo Imana yari yababujije gusinyana amasezerano nabo, bagerageza kubashuka. Yosuwa akora ikosa ryo kutabaza Imana icyo akwiye gukora, asinyana nabo amasezerano. Mu gice cya 10 kugeza ku cya 11, abami baturanye nabo batangira kugira uburakari, bakavuga bati reka tujye gutera Ab'i-Gibeyoni bemeye kwifatanya n'Abisirayeli. Uko ari abami 5 b'amoko atandukanye barihuza, ariko Yosuwa akaza gutabara bose, akabatsindira umunsi umwe, akabatsinda bose nta n'umwe usigaye, akabanesha, ndetse bose akabica abo bami uko ari 5, akabamanika ku giti. Ku gice cya 12 haza urutonde rw'amoko Abisirayeli batsinze, intambara bagiye barwana n'intsinzi bagiye babona, kurinda kugeza ku mpera y'icyo gice cya 12. Guhera mu gice cya 13 kugeza mu gice cya 22, Abisirayeli baba bamaze kubona igihugu basezeranijwe, bagifashe. Hatangira akazi ka Yosuwa ko kubagabanya iki gihugu ku miryango yabo iri n'uko Imana yamutegetse. Ku bantu batari Abisirayeli, iyo turimo dusoma izi nkuru tuba twumva rimwe na rimwe bibowaringa, bitumvikana, ari ibintu nyine bisa nkaho ari map turimo kwisomera z'imbibi n'imbago, ariko ku Bisirayeli byari bifite icyo bivuze gikomeye, kuko byabibutsaga isezerano Imana yakoranye na Mose, ndetse n'isezerano Imana yakoranye na Abrahamu kwizamuha kiriya gihugu, ikanabwira Mose ko kiriya gihugu bazakiragwa nyuma y'uko apfa. Ibi rero bitwereka ko Imana ariyo kwizerwa, kuko kugeza kuri uyu munota tumaze kubona amasezerano amaze gusohora, ari amasezerano atari make. Guhera ku gice cya 23 rero kugeza ku gice cya 24, Yosuwa avuga ijambo rye rya nyuma, arongera akabihanangiriza nka Mose, akabibutsa amategeko y'Imana, akanabibutsa ko nibayumvira bazagirira umugisha muri kino gihugu barazwe. Ariko umunsi batumviye bazahura n'umuvumo ukomeye, harimo no kwamburwa igihugu nk'uko Imana yacyambuye ano mahanga bagikuyemo. Yosuwa urugendo rwe rurangirira aha, ariko birangira adusigiye ikibazo gikomeye. Ese Abisirayeli bagabiwe iki gihugu bazumvira Imana kugira ngo bahabwe umugisha muri iki gihugu, cyangwa bazasuzugurwa bacyamburwe nk'uko Abanyekanani bacyambuwe? Reka tuzabire mu gitabo gikurikira.